Banyakubahwa ba ministre ba ministeri zitandukanye twafatanyije muri uyu munsi, bayobozi bakuru b'inzego zitandukanye dufatanyije muri iki gikorwa, by'umwihariko babyeyi, bavandimwe, abashakanye, abana, imiryango y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bahoze bahuriye mu cyo twita Mijema, turi kumwe uyu munsi. Nanjye ntangiye mbasuhuza kandi mbifuriza gukomera kuri uyu munsi. Ndifuza gutangira nshima by'umwihariko Theophila na Noella, mwakoze cyane kuza hano mukemera kunyura muri ayo marangamutima, mukanyura muri urwo rugendo, mukadusangiza ubuhamya bwanyu. Ntabwo aba ari ikintu cyoroshye. Turabashimye ubutwari mwagize imyaka yose, ariko kandi nubwo mwagize uyu munsi kudusangiza runo rugendo. Mukomeze mukomere, kandi nkuko namwe mwabivuze ntabwo bazimye kuko mwararokotse kandi mwarashibutse. Nifuzaga kugaruka kugushimira abantu bose twafatanyije. Ntabwo kwibuka ari iby'uyu munsi, nta nubwo kwibuka ari iby'iminsi 100 gusa. Ni urugendo duhorana muri twebwe, kubera yuko ni ipfundo, ni ishingiro, ni umusingi. Nubwo uturuka ahantu harimo akaga n'ibyago, n'urugendo rukomeye kuri benshi ari urwo baciyemo kandi bacamo n'uyu munsi. Kwibuka ni twebwe, kwibuka turabigendana buri munsi, kuko umunyarwanda w'uyu munsi n'uwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi yo muri 1994 ntago ashobora gutandukana n'ayo mateka. N'abakivuka uyu munsi bazahora bahura n'ayo mateka. Guhurira hano kuri uyu mwanya ntago bivuga ko ari wo munsi wonyine tugira wo kwibuka amateka yacu n'urugendo twese tunyuramo nk'abanyarwanda kugeza uyu munsi n'iyi saha. Niyo mpamvu rero nagira ngo mbashimire kuba mu bindi byose tugendana n'ibyo dukora, mwese ababonetse n'abatabashije kuboneka mwafashe uyu mwanya mukaza kubana natwe. Munyemerere nshimire n'abafatanyabikorwa bacu turi kumwe hano batumva Ikinyarwanda nkoresha ururimi rw'amahanga. I would like also to appreciate all our stakeholders and partners who took time to come and commemorate with us. It's not a journey that you do only today. We appreciate your support, your collaboration, your partnership in this journey of rebuilding our country. When you partner with us in culture, in youth, in Ministry of National Unity and Remembering, in Ministry of Sport, you are partnering with us in rebuilding and being able to gain back our dignity and transforming the country in what it has to be, which is worth the Rwandan. So we thank you and we appreciate you for that. Uyu munsi tuba dufashe umwanya wo kongera kunamira no guha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko abari abakozi n'abafatanyabikorwa ba Mijema. Kwibuka rero si umuhango ahubwo ni igihango. Ministre yabivuze, ntabwo ari umuhango, ni igikorwa, ni umwanya ukomeye tuba dufashe kugira ngo tubahe icyo cyubahiro. Ni inshingano kandi yo gusigasira amateka y'ukuri. Ministre amaze kuduha ikiganiro cyiza kitwibutsa ayo mateka no kubakiri batoya bashobora kuba batayazi. Uyu ni umwanya rero wo gufata inshingano yo gusigasira ayo mateka y'ukuri, guha agaciro ubuzima bw'abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, no gukomeza kubaka igihugu gishingiye ku bumwe, ubutabera n'ubudaheranwa. Aya mateka kandi atwibutsa ko amahoro n'ubumwe bitazanwa n'amagambo gusa, nubwo nayo afite uruhare rukomeye nk'uko byagaragaye mu mukino batugejejeho ndetse no mu kiganiro Ministre amaze kutugezaho. Ariko urugendo rwo kuyubaka rugomba kurenga ayo magambo, ahubwo rukazamo ibikorwa bya buri umwe wese. Niyo mpamvu dukomeza gusaba iyo twicaye hano, urubyiruko, abahanzi, abakora siporo by'umwuga cyangwa se n'abandi bose bayikora kubw'ubuzima bwiza, abanyarwanda bose, ko umusingi wo kubungabunga amateka no kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside ari uruhare rwa buri umwe wese.
kwibuka biduha imbaraga zo gukomeza urugendo rwo kubaka u Rwanda ruzira ivangura, rwunze ubumwe kandi rufite icyerekezo cy'iterambere rirambye. Ni igihango rero cyo gukoresha ubwenge, imbaraga, impano zacu kugira ngo turinde u Rwanda rwacu, turwanye ikintu cyose gishobora kurwanya ubumwe bw'Abanyarwanda, kandi dukomeze kuzirikana ko ingengabitekerezo ya jenoside ntaho yagiye, nta naho izajya, kuko nk'uko babitugaragarije abayiteguye bakayikora biteguye gukomeza gupfobya no gukomeza kubirwanya. Ni uruhare rwacu rero kuba maso, ni uruhare rwacu rwo kumenya ukuri tukamakaza urwo kuri, ni uruhare rwacu rwo kwigisha abakiri batoya. Aha ndabigarukaho cyane nk'uwagize umugisha wo kuba umubyeyi. Ababyeyi dufite inshingano ikomeye yo kwicara tukemera kuganiriza abana bacu ayo mateka. Amenshi ni amateka ashaririye, amenshi uba wifuza no kumva wowe ubwawe ugize Imana ukayarenga, nta cyakagombye gutuma wongera kwicara ngo uyaganire. Ariko aba bana bacu, barumuna bacu bari bakiri batoya, basaza bacu bakiri batoya, nta kindi cyabavura, nta kindi cyabafasha no kumenya uko bagomba kubaho muri uru Rwanda no kurwubaka bitari ukubafasha kumenya ukuri. Nanjye mu basoma Bibiliya hari ijambo rivuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Ukuri rero niko kwa mbere. Tugomba kwemera kuganira ayo mateka, ariko tukemera no kumenya uko tubigisha, kuko mu buryo tubigisha bidusaba ko natwe ubwacu abakuru tubanza gukira ibikomere by'ayo mateka. Kuko iyo umuganirije ukamuganirizanya ibikomere, ukamuganirizanya agahinda n'intimba, ukamuganirizanya ubusharire bwose bw'ayo mateka, hari igihe umuremamo ikitari bimufashe. Biradusaba rero twebwe nk'abakuru no kongera kwakira, kunyura mu rugendo rukomeye rwo guhura n'ayo mateka, rwo kuyakira muri twebwe, rwo gukira, kugira ngo abana bacu tubahe umurage mwiza, wa murage uri mu bumwe bw'Abanyarwanda, wa murage urimo gukunda u Rwanda n'umunyarwanda, wa murage urimo gukorera igihugu cyabo nkaho nta kindi bazigera bagira. U Rwanda ruzahoraho, twebwe tuzagenda, n'abazaza inyuma yacu bazagenda, ariko u Rwanda ruzahoraho. U Rwanda tuzasigira abana bacu nabo bazasigira abana babo ni u Rwanda rukwiye kugaragaramo ubunyarwanda, rugomba kugaragaramo indangagaciro zahoze ziranga kandi zikwiye kuranga umunyarwanda: ukuri, ubutwari, kudaheranwa, urukundo, gusabana no kurushaho kubaka igihugu cyacu. Soza nagira ngo twese uko tuva ahangaha dutware uwo mukoro. Ni umukoro wa buri munsi, ni umukoro uvuga ngo uruhare rwanjye ni uruhe. Iyo mbyutse, iyo ngiye mu nshingano mfite, aho ndi mu muryango, aho ndi mu nshuti, aho ngenda hose, abo mvugana nabo, uruhare rwanjye ni uruhe. Intwari zabohoye iki gihugu zirangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame barwanye intambara zitandukanye, barwanye intambara z'amasasu, barwanye intambara yo kubohora igihugu, barwanye intambara yo kutwigisha no kutwomara no kutugira abantu turi uyu munsi, barwanye ariko n'intambara yo kuduha intekerezo yubaka ihindura ubuzima. Uyu munsi urugamba ni urwacu, ari twebwe ndetse n'abatoya. Urugamba rwacu, Imana ishimwe, uko twicaye aha dufite abandi barwana urugamba rw'amasasu ahandi. Bamwe muri twebwe ntago turwana urwo rugamba, reka ariko turwane urwacu, ari rwo rwo gusigasira ubumwe bwacu, ari urwo kutajenjeka ngo twemere ikintu cyose uko cyaba gisa, uko cyaba kishushanyije gishobora kongera kuzana amacakubiri mu mibereho yacu. Urugamba rwo kwemera ngo ibyo nshinzwe ngomba kubikora kandi nkabibazwa, ndetse nawe bikamera gutyo. Urugamba rwo kuvuga ngo abana bacu, abaturi inyuma ndetse n'abazaza igihe cyose u Rwanda rwa gihanga ruzabaho, bazasange mu Rwanda rwiza, rwa rundi duhora tuvuga ngo rutemba amata n'ubuki. Uwo ngo ni umukoro twese tugomba kugumana, kandi nidukomeza gufatanya nta kabuza tuzabigeraho. Ndongera gusoza mbashimira mwebwe mwese mwitabiriye iki gikorwa, mwaje tukifatanya kandi dukomeza no kwifatanya
And on a particular note, I want to express our gratitude again to our stakeholders, partners. Thank you for your presence. Thank you for always being with us. Reka mbasabe rero nkuko itsinda indashyikirwa yari maze no kubituririmbira, tugende tube urumuri rutazima, dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze, Imana ibahe umugisha.